mu rwego rwo gukomeza guha abaguzi serivisi inoze ndetse no kwimakaza umuco w'ihiganwa muri serivisi zishamikiye ku itumanaho rya telefoni igendanwa, guhera mu mpera za Gashyantare uyu mwaka wa 2026 umuntu wese azaba yemerewe guhindura cyangwa kwimukira ku muyoboro w'itumanaho ujyanye n'amahitamo ye kandi akomeze gukoresha nomero ya telefone asanganywe. Ibyo bita mobile number portability. Muti bikorwa bite rero? Uregera ikigo cy'itumanaho ushaka kwimuriramo nomero yawe usanzwe ukoresha witwaje indangamuntu, pasiporo se cyangwa ikindi cyangombwa cyemewe n'amategeko nomero yawe isanzwe ibaruyeho, maze wuzuze ifishi yabugenewe. Barahita bagusaba kohereza ubutumwa bugufi SMS kugira ngo wemeze ubusabe bwawe. Guhindura umuyoboro bikorwa mu gihe kitarenze umunsi umwe gusa, bityo umuyoboro wawe mushya ukaba wemerewe kuwukoresha. Shira impungenge kandi mu gihe uramutse ukeneye gukoresha serivisi ya mobile money uzakomeza kuyikoresha nta nkomyi. Ikindi kandi uzakomeza gukoresha serivisi zo kohereza no kwakira amafaranga nk'uko byari bisanzwe, ndetse na serivisi za banki yawe n'izindi serivisi nkenerwa wakoreshaga buri munsi nazo uzakomeza uzikoresha. Icyitonderwa: mbere yo gutanga ubusabe bwawe banza umenye kandi unasobanukirwe neza amategeko n'amabwiriza y'umuyoboro w'itumanaho mushya wifuza kwimukiramo. Niba hari n'amasezerano wari ufitanye n'ikigo cy'itumanaho mwakoranaga mbere nk'inguzanyo n'ibindi, urabanza uyubahirize. Banza kandi ugenzure ko amayinite, bando za internet n'izindi serivisi wari ufitiye uburenganzira ku muyoboro mwakoranaga ko wabanje kuzikoresha zose. Nomero yanjye, amahitamo ambereye, serivisi nziza kandi inoze.